Nafata uwo mwanya se wo kumukubwira nakubwiye inshuti. Urukundo nahawe n'inshuti rugomba gusiba ubwanzi nahawe n'umwana. Mada ndagira ngo nkubwire ko kuba uri mu rugo si igisobanuro cyo kuvuga ngo umugabo atahe kare cyangwa gukumbure, ahubwo kuba uri inshuti y'umugabo wawe ni igisobanuro cyo kugukumbura. Inshuti nziza imeze nk'urugi rufungiye inyuma. Nta muntu uhakomanga, nta muntu ugukeka ngo ajye kumubwira, bamutinya nk'uko bagutinya, bamwubaha nk'uko bamwubaha. Inshuti yawe mwahuriye niba ari mu kabyiniro bizagusaba guhora ubyina. Aho mwahuriye niho habahuje, ariko ntimwahujwe n'uko mwe muhuje. Ijwi ry'umukanguzi. Turanezerewe cyane rero kubana namwe. Wewe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarayikora kandi kugira ngo tubone mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngewe nitwa Fitari Ndihinyurwa. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana n'ubundi Evangelist Anicet Niyomugabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Paul yaranditse aravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose Amahoro. amahoro. Yego. Nakibaza nti umwete wo kwezwa wararangiye, nta mwete abantu bakigira. Ese ibyo tubona no kubana n'abantu amahoro ariko mwibanga byagenze bite? Uzi impamvu ushobora kwibaza gutyo? Hari abantu bibagiwe ko twacunguwe rimwe, umucunguzi umwe, dukizwa rimwe mu gihe kimwe kandi dukirizwa rimwe. Ibyo bintu byumve, ariko duhora twezwa. Hari abantu bazi ko kwezwa biba rimwe, Byarangiye kwezwa bihoraho. Yego. Ari umuririmbyi wavuze ngo mpisemo guhora nkizwa. Nibyo, guhora ukijijwe, guhora wejejwe no guhora twezwa. Ni nayo mpamvu imbabazi zihoraho ngo zihore zitweza, kuko tukiri mu isi y'umubiri ishobora kuberamo ibicumuro. Yego, murakoze cyane. Nuko twinjiye muri iki kiganiro rero, mbahaye ikaze mwese. Reka ntangire mbwira abantu nimero zanyu za telefone ku bantu bajya bazitubaza. Ni 0788722628. Iri mu mahanga wandika akamenyetso ko guteranya 258 Iyo niyo nimero ya Evangelist Anicet. Imana ibahe umugisha cyane. Reka tubaseme dusengera Imana kugira ngo tubone uko dutangirira. Turakubashye Mana isumba byose, kandi twuzuye amashimwe kuko waduhamagariye mu muzuko wa Kristo, natwe tukakwitaba tuzutse turi bazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Uyu mwanya turasenze, tugusabye kugira ngo duhirwe mu byo tugiye kuvuga, kanwa kacu kayobore, ntekerezo zacu zungurwe n'Uwiteka, kugira ngo ururimi rutisoba rugakora iby'uburiganya, ahubwo iby'Imana ishaka aba ari byo byumvikanira muri twe. Turakwinginze kugira ngo icyubahiro cyawe kitwambike, kugira ngo ugihoresha abarira, ugihumurisha abafite imitima itinya, kandi ugikomeresha bari bakutse umutima ku bw'ineza yawe. Dusengeye buri wese uteze amatwi iri jambo ry'Imana tugiye kuganira, kuko ijambo ryawe ryaratubwiye ngo uko wa munsi wegereje tujye duhurira hamwe, kugira ngo twaturirane impamvu z'ibyiringiro byacu, hatagira uwo muri twebwe wasigara agaheranwa. Turagusabye kugira ngo uwaguye abyutswe n'ijambo ryawe, n'uhagaze akomeze gukomerezwa naryo ku bw'imbaraga zawe. Bana natwe kuri ubu none n'iteka ryose, tubisabye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Sigaye nibaza, ni nabyo twaturuganiraho mu kiganiro wenda cy'ubwashize. Nkibaza avango, ese nuko nta rukundo cyangwa nuko nta mwete abantu bafite wo kubana n'abandi amahoro? Kimwe muri byo byose bishobora kuba bihari. Abantu ntibafite umwete, kabiri urukundo ntarwo, noneho gatatu twitiranya ibintu. Muri cya kiganiro cy'ubwashize twavuze ku bushuti bushobora kurenga isezerano umuntu agirana n'undi. Ubushuti burenga isezerano, bukaba imirimo cyangwa bukaba ibikorwa umuntu akorera undi muntu. Ariko kandi bituruka mu mutima w'Imana utuye mu muntu, mu cyitwa ubumuntu buzima, niho hashobora guturuka ubushuti. Rero kuvuga ngo tugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, abantu barezwa. Vita iki kintu nagitekerejeho, numva ni igitangaza. Umuntu ashobora kuba umwizerwa ariko atari inshuti. Birashoboka.
ukaba wamubwira ibintu byose akazakuvamo wari wamwizeye ugatunga ibikomere bimuturukaho. Noneho iyo utunze ibikomere bimuturukaho bitewe n'aho mwahuriye, kugira umwete biragabanuka kuko uba ufite abantu bakubereye urukuta. Kugira ngo rero tugire umwete ni uko abo bantu tubafata nk'abadahari kandi tubarimo, tukabafata nk'abadahari kandi tubareba, tukabafata nk'aho atari ingenzi kandi tubakeneye. Noneho bituma twebwe dukora ibyo dushaka ko abandi badukorera. Ushobora kubura inshuti, ariko se niba warabuze inshuti, wowe uri ready kubayo? Ni ikibazo. Niba uri ready kuba inshuti, warabuze inshuti, menya ko ukeneye abantu bakubera inshuti, ariko n'abandi baragukeneye ngo babere inshuti. Noneho mbere yo kubona bakubera, wowe ba inshuti. Wenda ndaza kubabaza bimwe mu bintu bitanu umuntu ashobora kwimenyaho cyangwa se kwibonaho bikamwereka ko yaba inshuti nziza y'abandi bantu. Bwa mbere ni ukwihangana. Yego. Bwa kabiri ni ukugira ibanga. Yego. Bwa gatatu ni ukutikunda ku rwego wumva ibyo ufite wabiha no ku bandi. Yego. Noneho ikindi ni ukuba ufite ubumuntu muri wowe, ukumva hari ibyiza wagirira abandi bantu, noneho ukaba utari nyamwigendaho ku buryo ushobora kubona. Ni urugero, nimvuga ikigobe ni ikinyarwanda cyumvikana, ni bake bashobora kumenya ikigobe, ku buryo ushobora kubona ikirombe, sibyo, cy'amabuye ya zahabu, ayo wakuyemo bwa mbere akakubera impambi ijya kureba uwo ukunda kugira ngo umugezeyo. Ni uko uba utari nyamwigendaho, kumva ugira abantu ukunda. Noneho ikindi, ugomba kuba uzi neza ko utagira ishyari. Yego, kuko ntushobora kuba inshuti ugira ishyari, kuko igihe wowe udafite, umwe mukundana cyangwa umwe wita inshuti ashobora kuba afite. Rero iyo ugira ishyari ubabazwa nuko atari wowe ubifite. Iyo ubifite rero ugira ishyari, ntukenera kubisangira nawe kuko uba wanga ko akuruta. Yego. Ni hatari. Ubwashize mwatubwiye ko ubushuti bwoburije umuntu, mu kinyarwanda twakoresheje cyamunyangire bwoburije umuntu kuba mu nyangire cyangwa se kugira mu nyangire. Sinzi niba turi buyite mu nyangire, ariko ubundi umuntu ugukunda, umuntu mukundana aba ari umwanzi w'abakwanga, kuko nataba umwanzi w'abakwanga azaba inzira yabo yoroheje yo kukugeraho. Umuntu mukundana, umuntu w'inshuti yawe, yego, agomba kuba ari n'umwanzi w'abanzi bawe, kuko nataba umwanzi w'abanzi bawe azaba abaye icyanzu, igikari, akarembo cyangwa akadirishya kakugezaho vuba babanzi bawe. Niyo mpamvu umuntu w'inshuti agomba kugira icyo kintu twakita mu nyangire. Nyine turacyita gutyo, sinzi uburyo uyu muntu cyumvisha ari bukite, twebwe ntitukise mu nyangire. Ariko noneho kuko agukunda, urukunda gukunda ruhinduka urwango ku babisha bawe. Yego. Kuko ntabwo inshuti zawe ubundi kuki umuntu akuvaho kugira ngo umubure, akwima amaboko ye. Yego. Iyo abonye hari undi wakubereye amaboko aba yumva nayo yayavuna. Niyo mpamvu habaho guteranya, kuvuga nabi, ubwira umuntu ibibi bya Aniseti kugira ngo ataguma gukunda Aniseti. Uyu muntu rero uri iruhande rwanjye nk'inshuti agomba kuba atihanganira, adafite imbaraga zisiporuta amagambo mabi ari kunyumvana muri baba bikuri nge. Agomba guhita yangira kuri, kugira ngo bimwe bari kumushyiramo n'umugambi mubi wabo kuri nge uburire n'ubundi kuri we, kuko inshuti yawe igomba kuba igufungiye nk'igikondo mu marembo.
iyo mvuga igikondo ndavuga ipata. Inshuti yawe igomba kujuwarore nk'iyi ngufuri ku muryango, igomba kuba yugaye. Kandi noneho Vita, kugira ngo umuntu munyumve neza, inshuti ni nk'urugi rukingiye inyuma. Inshuti nyanshuti ni nk'urugi rukingiye inyuma, ingufuri igaragara. Aho hantu nta muntu ujya uhakomanga, sibyo? Ababona hafungiye inyuma. Nibyo. Rero inshuti uzabona abanzi bawe bageraho byihuse, ibimeze nk'urugi rufungiye imbere. Biroroshye ko abantu baza bagahondagura, niyo ruriya rugi rutafunguka ariko rukuzanira urusaku. Niko inshuti igomba kuba imeze. Ego. Yeah. Mane inshuti zimeze zifungiye inyuma pe. Inshuti nziza imeze nk'urugi rufungiye inyuma. Nta muntu uhakomanga, nta muntu ugukeka ngo ajye kumubwira. Bamutinya nk'uko bagutinya, bamwubaha nk'uko bamwubaha. Kandi inshuti yawe ingendereye ngomba kumenya ngo ni inshuti ya Vitari, agaciro mpa Vitari niko muha. Yes. Hari ijambo rivuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Urakoze. Nkibaza ese ubundi ni iki kintu gishobora gutuma umuntu abeshya undi ubushuti? Kimwe muri byo ni ibikomere, kuko ibikomere bituma dukundana nabi. Kuko umutima ufite ibikomere wikanga kenshi, urikanga, ntugira abantu wizera. Kandi kugira ngo umuntu abe inshuti y'undi nuko bizerana. Bizerana kuri rwa rwego. Mumbabarire dukoresha ikinyarwanda cya nyacyo. Ubundi kuba inshuti y'umuntu ni ukwemera no kuba agatebo gatwara n'umwanda we. Kuba inshuti y'umuntu ni no kwemera kuba ikofi itwara inote ze. Noneho ibikomere bituma uhindura umuntu agatebo gatwara umwanda wawe, ariko ntumwemerere ko yaba ikofi itwara inote zawe. Yego. Ibyo nyine bituma ubumwe butabaho. Yego. Ibikomere bituma tutagira inshuti. Kandi noneho igikomere n'urwego rwa mbere rukwereka ko ukeneye inshuti, kuko buri muntu wese akeneye umuntu umutega amatwi akamuririra. Kuko inshuti igutega amatwi uri no kuvuga amagambo y'amafuti, ntiguca mu ijambo, irakureka ikaruhuka, kuko ibyo nyine uri gusuka nibyo byakuremerereye. Buri muntu akenera umuntu umutega amatwi. Iyo nshuti rero niyo dukeneye mu mwanya wa bamwe mwita abantu mukundana. Kuko Vita, dufite abantu benshi bita ku makosa yawe kuruta amarira yawe. Inshuti yawe rero yita ku marira kuruta amakosa. Aho kugira ngo agutwaze amakosa, agutwaza amarira. Kuko iyo agutwaje amarira uraruhuka. Iyo bagufashije amarira ntukosa buri gihe. Ariko iyo umuntu agutwaje amakosa akagusigira amarira gutuma agutera gukosa. Rero dukeneye inshuti zidutwaza amarira. Ukeneye inshuti yicara mu mwanya w'igikomere, gukomera kwayo bikubaka rwa ruhande wakomeretsemo. Sibyo? Dukeneye inshuti igusana. Rero ibikomere bitubeshya ko bamwe baturebye ijisho ryiza, bitubeshya ko babaye abizerwa ngo tubabwire byose, bigatuma batuvamo, kuko nabo bafite ibindi. Ubushuti ni urugendo, uraburema, ntabwo uhita wihutirako. Urema ubushuti, sibyo? Kugira ngo ureme inshuti, d'abord ubanza gutwaza wa muntu ushakaho ubushuti, kumutwaza ibikomere, ukamufasha urugendo rwo kubohoka. Yamara kubohoka nawe ubwe ugatangira kumuremamo icyizere. Ntabwo ari ibintu bihita biza. Abakirisitu, ndabiseguraho, dukomereka kenshi kuko twibeshya ko abo twahuriye mu rusengero twabaye inshuti nabo. Ariko sibyo. Twese turabizera kuri Kristo. Icyo turagihuriraho. Iyo rompwe, iyo roundabout niyo duhuriraho. Ariko iyo tujya gutaha buri muntu anyura ke kayira. Inshuti rero ni igufasha urugendo rw'ibikomere.
muri ya nzira y'umubabaro, kuko iyo tugiye mu rusengero tuza twese n'ibitekerezo bikaba biri aho, ariko kandi iyo dutashye n'ubundi dutaha twese n'ibitekerezo bikava mu rusengero. Dukeneye rero inshuti idufasha gutaha muri bya bikomere byo mu rugo, dukeneye inshuti idufasha gutaha muri bwa buzima bw'ubupfubyi, muri bwa buzima utunzemo mukeba. Dukeneye inshuti idufasha gutahamo, ku buryo iza wa mwanya mukeba yari ari kuvidura hagahagarara umuntu, ya kotero vide ukayihagararamo. Iyo niyo nshuti dukeneye. Kumubona rero biragoye, kubona uyu muntu biragoye, kuko bisaba ngo niba utamubonye wowe umube, umwibere uba uwo muntu. Birashoboka kugomba kwibera inshuti, ukitwaza ibikomere, ukitwaza amarira, ukitwaza umusaraba, mu gihe utarabona umuntu ugufasha ibi bintu. Vita, nta muntu n'umwe uzagukunda nk'uko wikunda mu gihe wowe wiyanga. Nta muntu uzagukunda wowe wiyanga. Igisobanuro cy'uko tuzagukunda tukakubera inshuti ni uko uzaba uri inshuti yawe kandi wowe ukaba wikunda utiyanga. Kuko iyo wiyanga wica mu bantu, ariko iyo wikunda ujya aho baguciye. Iyo wiyanga wikura mu bantu bagukeneye, ariko iyo wikunda n'abatagukeneye ujyayo. Kuko uba wikunda igihe batagukeneye, wowe urabizi ko uhari. yego Uba urabizi ko uhari, n'igihe batagushaka wowe urabizi ko wishaka. Wihakeya ukiyitaho ku rwego wokipa icyuho cyose watewe n'abagiye, ukagifunga ugasigara uhari wowe udakenewe. Iyo wikeneye uhinduka ukenewe n'abandi, kuko uhita wibera umucyo ukimurikira. Iyo umaze kwibera inshuti rero nibwo uyibera abandi. Niho twari tumaze kubibona. Ntiwikunda, ntugira ishyari, nta kwirarira, nta kwiyemera, nta kwikubira, sibyo? Urihangana kandi uzi kugira ibanga. Kugira ngo rero ugirire abandi ibanga ni uko ugomba kubika iryawe. Reka tuganira n'aba bantu turi kumwe. Kuri konti yawe ntituhazi. Reka twibutse n'uyu muntu ko ibibazo byo mu rugo rwe tutabizi. Reka tumwibutse ko amarira ye tutayazi amwe ya nijoro. Reka twongere tukwibutse ko inkovu zo ku mubiri wawe tutazizi. Ninde uzimenya? N'uwo wamburira. Ninde umenya amarira yo mu buriri bwawe? N'uwo winjijemo. Ninde umenya amakuru yo kuri konti yawe? N'uwo winjijeyo, n'uwo wayabwiye. Wowe niwiga kwigirira ibanga, intege nkeya tukumenya aho zavuzwe, uzazifunga tukumenyeho imbaraga wanacecetse. Sibyo? Kuko ubundi se ninde abantu bubahuka? Nuwagaragaye nk'utiyubaha. yego Ninde abantu batinya se? Ni umuntu wiremyemo igitinyiro. Sibyo? Kuko mu buzima bwa buri munsi, mbere yuko Vitara nkeneye, Vitara arikeneye. Mbere yuko Aniseti nkenera undi, nanjye ndikeneye. yego Sibyo? Numara kumva wowe wikeneye, sohoka hanze, ariko ntiwijyane hanze. Jya ku karubanda utishyize ku karubanda. ute wajya ku karubanda utishyize ku karubanda? Wowe ubana na rubanda, ariko utari ku karubanda ukamenya ibyawe. Reka nkubwire ngo hari amaso menshi agutegereje ngo akubone uri gukorwa n'isoni. Ariko noneho nawe ufite ibyiyumviro byinshi utegereje ngo bikurinde gukorwa n'isoni. Ibyo rero uzabikoresha uhindura amaso y'abashaka kukubona wakozwe n'isoni, uyahindura impumyi. Ibyo byiyumviro byawe bikoresha ugira impumyi abo bashaka kukubona wakozwe n'isoni, noneho bajye bakubura kandi uhari. Birashoboka. Uzi ahantu bigorera,
nuko uzi neza ngo hariho umuntu yikorera umutwaro wawe ariko ntawe. Uzasome ku bantu bakunda gukora ingendo bakoresheje aya mabisi bagiye ku majanse bagakatisha amatiketi, hari ijambo rivuga ngo buri mugenzi acungane urakoze. Icyo nicyo ukora bwa mbere. Wowe wifata uburemere bw'ibyawe ngo bikorere abandi, abo uri kubikorera nabo bafite ibindi barwana nabyo. Nubibakorera urabishyira ku ruguma rw'amateka yabo. Icyo wita kugusebya no kukuvuga ni ugutaka kuri bo, bari gutaka. Ariko nubyiyikorerera kila mutu na muzigo wake, nubyiyikorerera uzabibasha kuko ni ibyawe. Noneho wowe hisha mu nda, niko umunyarwanda avuga, hisha mu nda ntawe uzakwiba, bishyire mu ibanga. Reka nkubwire, abantu benshi dusangiye ibibazo, icyo tudasangiye ni uburyo tubyitwaramo. Burya ibyakubayeho byambayeho, n'ibyambayeho byakubayeho, ibyabaye kuri ntuza byabaye no kwa runaka, ahubwo bose ntibatatse kimwe. Uwatatse rero yijyana ku karubanda, rubanda rwaramubonye. Ariko uwatakiye mu mbere yagarutse kuri rubanda atihaye rubanda. Nicyo nshaka kuvuga, kuba muri rubanda utabihaye. Hari agakoko, hari akanyamaswa twita injangwe, ipusi. Iyo kagiye kwiherera guta umwanda, niyo kaba kabikoreye ku buriri gahita gakurura ishuka kakorosaho. Niko ipusi iteye. Gahita gakurura ishuka kakorosaho, cyangwa mu murima karasesa, kamara kubikora kakongera kakarundaho. Ntigakunda ngo hagire umuntu ubona umwanda wako. Ariko se ntikawugira? None reka tubwire n'uyu muntu kuba wasasa ntibisobanuye ngo aburi kubwira bo ntabo bagiraga, kuko nabyo n'umwanda kuri bo. By the way, n'umwanda kuri bo. Igakwihisha, igakwigirira ibanga. Noneho numara kwiremwa mu bushuti, abakeneye inshuti bazakubona nk'inshuti. Barizana we, baraza. Abakeneye inshuti bakubona nk'inshuti. Ariko wamaze kwiga kugarira amarembo yiwawe. Rose ninde wakwemera kujya kwihisha ku karubanda? Hari umuntu wemera kwihisha ku karubanda? Ariko se wowe wifungiranye ntiwihe rubanda, iwawe hahinduka ubwihisho bw'abandi. Abantu bahungira rubanda iwawe. Niho uzaba inshuti ukayibera n'abandi. Uzi ko dufite abantu bafite ibikomere byanze gukira, kandi gukira kwabo byoroshye. Ariko kubona inshuti ibabera umuganga biragoye. Ni ikinyarwanda kibi, ntabwo nakivugira kuri social media. Hari inshuti bita ngo ni inkanda, ababizi ubwo bongereho. Nanze gushira isoni. Kubera iki ari inkanda bakongeraho urwo rugingo runaka? Nuko ariho honyine wereka umuntu w'umunyamabanga gusa. Sibyo? Inshuti ikuvura n'igishyute cyo mu ibanga. Niwe muntu ubwira ngo nkandira hano, nshimira yabonetse. Kandi iyo uhashimye vita harakira. Hari abantu bababaye bari gutaka bagongera, kuko ntabwo bashobora gukora mu ibanga ryaho bababara. Bakeneye inshuti z'ibicyuho, ariko ntayihari. None barize igihe kinini atari uko ari inkunguzi, si uko ugira amarira menshi mama, ntabwo ari uko kubaka byakunanira, ni uko utagize inshuti igufasha kuba muri icyo gikomere cyo kubaka. Ntiwagize inshuti iguherekeza muri icyo gikomere. Naho ubundi uri umugore mwiza wo kubaka, ni ukuri uri umugabo wo kubaka, ntabwo guturwa ari byo bikubereye. No, wakubaka bigakunda, ariko ukeneye umuntu uguherekeza mu gikomere kiri kugusohora aho ngaho. Yes. Njya mbona abantu bavuga n'utuntu nyine bagenda bandika bakavuga ngo inshuti zarabuze, inshuti isigaye ni Yesu. Inshuti zarabuze. Ariko Yesu afite n'abantu abamo. Burya afite abantu arimo. Ikibazo nuko tubona akeshi, n'impamvu mbona ko bigira uburemere cyane, nuko duhemukirwa n'abantu batubwiye ko batuwemo na Yesu.
rimwe na rimwe mu mbabarira nkoresha iri jambo, bariya bantu ntabwo baduhemukiye. Impamvu mvuga ngo ntibaduhemukiye, ntabwo twamenye ari iki cyabateye guhemuka. Hari umuntu Vita utari ku rwego rwo kugufata ukuboko, ariko kuko wamurebye ahagaze wowe wicaye ugira ngo aragusumba. Mu nyumve, abenshi mubona ikiganiro cy'ubwashize twaganiriye ku bya social media n'ibiki, izamura umuntu mukamubona nk'umusitari, banza urebe ngo uyu muntu wampemukiye, icyizere nari namuhaye nicyo koko yari agikwiye. Dore icyambere kikwereka ko nta nshuti ugira n'uwo wizeye atari we waguhemukiye, ahubwo niwe wahemutse ujya kumwizera. Iyo wisi inshuti n'uwo wita uwaguhemukiye yari abereyeho kugufata ukuboko kujyana mu mafuti gusa. Icyo ni igisobanuro cya mbere cy'uko ataba inshuti. Aguhoza mu ntambara urwanira ibintu bitagira iterambere ryanyu mwembi. Ni ikindi gisobanuro cy'uko ataba inshuti. Kumwizera wamuhaye agaciro, wamuhaye zahabu, atagira ibiganza byo kuyakira, igwa hasi itorwa nabo n'abari babashungereye. Icyo ni icyizere cyawe watakaje. Ariko mu by'ukuri nuko wagihaye utari kugiha. Ntabwo ari uko uwo muntu yaguhemukiye, wamuhaye iby'agaciro adafite aho kubibika. None se inshuti ugira ni ikujyanaye? Reka tugaruke muri relationship y'abajene y'abajene. Agukundiye iki? Tuvugisha ukuri, agukundiye akajipo ka mini. Mukobwa mushiki wanjye, nubona umugabo wagukundiye mini, jya umenya ko ubwenge bwe burangaye. Ntabwo akunda kwibye biba mu rwihisho. Niyo mpamvu ibyo washyize ku karubanda ari byo byamuzanye. Nahura n'abandi nabo bashyize ku karubanda zarangara, kuko nawe wamukuye mu burangare. Iki kintu mucyumve. Vita, inshuti yawe mwahuriye, niba ari mu kabyiniro bizagusaba guhora ubyina, kuko nudahora ubyina abandi nibabyina bazamugutwara. Niba ari mu kabari bizagusaba guhora usinda no guhora uzimugurira, kuko nurangara abazazigura bazamujyana. Wowe wamwise inshuti kandi burya ntabwo ariyo, ahubwo mwahuriye muri circumstance. Aho mwahuriye niho habahuje, ariko ntimwahujwe nuko mwe muhuje. Iki kintu mucyumve, ntabwo mwahujwe nuko muhuje, ahubwo mwahujwe naho mwahuriye. Ntabwo mwahujwe n'icyo muhurijeho. Iga kurema inshuti muhuje kurutiba iyo mumenyaniye aho muhuriye. Guhura ni intambwe ya mbere yo kumenya ngo uyu muntu twahuza tukaba inshuti. Ntabwo guhura ari igisobanuro cyo gukundira umuntu aho muhuriye. Twarabivuze, umugabo ashobora kubaho imyaka akazarinda asaza ataraba inshuti y'umugore we, ariko yarakunze taye y'umugore, yarakunze fesi y'umugore we, yarakunze igihagararo, yarakunze amafaranga n'amashuri y'uyu mugore, yarakunze famiye y'uyu mugore, ariko we ntaraba inshuti yawe. Niyo mpamvu iyo wamukomerekeje ashaka undi umwomora urugumo. Niyo mpamvu iyo mutameranye neza atinda mu kabari. Iyo umuntu ari inshuti yawe ubabazwa nuko amakimbirane mufitanye atarakemuka, birakurya, bikubera umutwaro. Iyo umugabo ari inshuti y'umugore we ataha vuba vuba, ava mu byo arimo, niba ari akazi agasoza akumbuye urugo. Urarukumbura iyo rurimo inshuti yawe. Mada, ndagira ngo nkubwire ko kuba uri mu rugo si igisobanuro cyo kuvuga ngo umugabo atahe kare cyangwa gukumbure, ahubwo kuba uri inshuti y'umugabo wawe ni igisobanuro cyo kugukumbura, kuko uhora umurutira abandi. Inshuti ikurutira bose, wabivuze neza ngo zibana ibihe byose.
mu marira inshuti iraboneka, mu bitwenge inshuti iraboneka. Kandi ndagira ngo mbabwize ukuri, inshuti ntivuga urukundo kenshi, ahubwo iba urukundo kenshi ikanagaragaza urukundo kenshi kuruta kuruvuga. Ariko wowe ugwije abarukubwira kuruta abaruguha. Rero twe ntitugikeneye abatubwira urukundo, ahubwo dukeneye abaduha urukundo. Kuduha urukundo ni ukuboneka mu cyuho. Hari wakwibaza ngo natanga urukundo gute? Kuduha urukundo ni ukubabona aho tubakeneye, natwe ni ukubabera amaboko aho muyakeneye, kutubera inshuti. Icyo nicyo gisobanuro cyo kuba inshuti no kubera umuntu inshuti. Imana ishimwe. Inshuti nurese ko numva inshuti ari umuntu ukomeye ariko kandi nanone woroshye. Kuba inshuti ndumva bikomeye, ndumva binoroshye, ndiko nishatse kuvuga. Yes. Aho bikorohera uba utangiye kumva wabayo, aho bikomera nawe uba utaribera inshuti. Umuntu bikomerera aba atarabayo, uba utaribera inshuti. Kuko iyo wibereye inshuti uyibera n'abandi. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, kandi mujye mwumva ijambo ry'Imana kabiri. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mugenzi wawe aje nyuma y'urukundo wiha. Biravuze ngo mukorera ibyo wikorera. Wabyikoreye mbere y'uko ubimukorera. Banza wihekeya mbere y'uko uyitanga. Ureke kuyitanga ntayo wiha. Reka gukunda utikunda. Tureba ibingibi twirirwa tudisikasingaho uburinganire, nta mugore waringanira n'umugabo. Nibyo nge ndabyemera cyane ko nta mugore waringanira n'umugabo ngo bishoboke. Ariko iyo umugore wawe ari inshuti uramwirutisha, n'umugabo yaba inshuti ukamwirutisha. Pawulo yavuze ngo iki? Pawulo yavuze ijambo nkunda kandi rikomeye. Aravuga ngo kubijyanye n'icyubahiro buri muntu ashyire mugenzi w'imbere. Bihora bityo, niko na fiziki imeze. Sibyo, fiziki itangirira hasi gasoreza hasi. Ntabwo ari mu gasongero hejuru. Iyo ugeze hejuru ucika intege ukongera naho bitangirira. Burya fizike, abize geography, ishusho yabyo byose ni zero. Mu mubare icyo mwita nombre benshi, byose niyo formule yabyo. N'urugendo rw'isi ni zero. Isi igira gute? Urakoze. Niyo tujye kuvuga turavuga ngo iby'isi nizunguruka. Banza wihereho umuhurwo wihaye nawe aragusubiza urwo wamuhaye. Tubeho muri ubwo buzima. Iyo partnership irakorwa gutyo. Dukundane. Sibyo? Ntabwo ari uko aniseti ntagira inshuti, si nuko ntagira abanzi, ariko vitatumaranye igihe. Ubu muhamya tuvugishije ukuri kwa gikirisitu. Kwa gikirisitu apana ukuri ko kuri social media. Ukuri kwa gikirisitu. Wari wumva aniseti natinza nkubwira ngo uriya muntu ntabwo ari inshuti yanjye. Ndafata uwo mwanya se wo kumukubwira nakubwiye inshuti. Urukundo nahawe n'inshuti rugomba gusiba ubwanzi nahawe n'umwanzi. Uratinda uvuga abantu mutuzura kubera iki? Watinze uvuga abo mwuzura. Uratinda umbwira ibitagenda, wambwiye ibigenda. Ibyo mpita mbifata nk'urwego rw'igikomere, singutakaza ngufasha muri urwo rugendo rwo guhinduka. Kuko impamvu gifite uburyo bwo kuvuga babi nuko gihagaze muri position yabo. Ariko nuvuga beza uzaba uri kumwe nabo. Ntabwo wagenda aho ubufu buba ngo bubure kukujyaho. Uvuga rero ibingana n'ibyo wariye, ntawe uturuma w'ibyo atariye. Rero ngaruka kuri aka kantu, umuntu mwahuriye mu kazi uhita ugira ngo ni inshuti. Reka da, n'umwunganizi. Umuntu muhuriye mu rusengero ugira ngo ni inshuti. Hoya, ntago mwuje, ahubwo mwahuriye aho mwagendaga. Umuntu muhuriye mu butayu ugira ngo ni inshuti. Hoya, uhuriye n'umuntu kuri social media ugira ngo ni inshuti. Hoya, ahubwo uwo muntu niba waramukunze iga kumugira inshuti. Ariko we ntarabayo. Hari abantu batajya baba inshuti. Hari abantu bataba inshuti
muri kamere yabo niko bateye niko babayeho. Si buri wese ushobora kubana nabo, icyakora kubana nabo birashoboka, ariko ntibishobokera buri wese. Bishobokera umuntu wihanganira guhorana imitwaro itariye, bishobokera umuntu wihanganira ko yahinga bagasarura. Kandi kugira ngo uyu muntu abeho nuko aba yihagije, kuko uhora uribwa buri gihe, bahora barya ibyawe aho kugira ngo urye ibyabo. Ugomba kuba wihagije. Kubaho rero umeze gutyo biragoranye. Bisaba iki? Bisaba kumenya ngo uyu muntu ndamuha uwuhe mwanya. Uyu muntu ntumutakaza, ariko nabwo ntumuha umwanya w'inshuti. Uzi igikorwa? Bibiliya idutegeka gukunda bose, ariko ntitubwira kubizera bose. Icyo gihe uramukunda ariko ntumwizera. Icyo gihe mukunde ariko ntumwizere. Yego. Ariko subwo ubanza atari yo mpamvu wenda abantu bagira ibikomere biremere batewe n'abantu, singano y'ikizere Exactly. Nabivuze mbere dutangira, twafashe ikizere na kigereranyije na zahabu. Tugihe abantu badafite amaboko yo kucyakira kiratakara gisesekara mu bandi, nicyo cyahindutse urubwa. Nuko twatanze ikizere tukagiha abantu batarabizerwa. Imana yadusabye urukundo ariko ntiyatubwiye kubizera. Icyo mukigarukeho, point d'interrogation. Uyu muntu nkunda nibyo 100% ugomba kumukunda, ariko se ngomba no kumwizera? Aho niho tugomba gushyira akabazo. Yego. Uzi ko abana benshi bafite ababyeyi ariko ntibagira inshuti. Umwana ufite se nk'inshuti, ufite umubyeyi we nk'inshuti, ufite umukozi wabo nk'inshuti, uwo mwana ntabwo yihererana ibyo yiriwemo. Agira uwo abisangira nawe. Uzi ko ababyeyi benshi bakunda akazi kuruta urubyaro. Icyo ni igisobanuro cy'uko nturi inshuti ariko uri umubyeyi. Ariko iyo uri inshuti umubonera umwanya, ushakira umwana umwanya. Vita nta uko ubizi, abanteza amatwi ndabizi muri kunyumva, ndabizi muri kundeba. Ukuzi utabura umwanya wo kujya mu bitaro warembye, niko utaburira umwanya inshuti yawe ari inshuti. Uko ubizi neza, uko ubizi utabura umwanya wo kujya muri gereza bagukatiye ngo bagufunge, niko ubizi ko inshuti yawe nayo igukeneye ntiyakubura. Nta muntu ujya ubura umwanya wo kujya mu bitaro yarembye, nta ubura umwanya wo kurwara, nta ubura umwanya wo gupfa, nta ubura umwanya wo gufungwa. Sibyo? Vita, nta muntu ujya ubura umwanya wo gupfa. Uko utabura umwanya w'urupfu, ni nako utabura umwanya w'inshuti. Yewe ga nshuti. Inshuti. Ariko mu gihe tubuze inshuti, tuguma no kwizera. Nazo zijya zibura. Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe. Yewe banga ibyo bya abantu benshi barimo. Byo kwizera kuko inshuti zarabuze. Inshuti zarabuze. Icyakora message urazigwiza, ndagukunda, love you, je t'aime, ibintu byinshi wete amo, nakupenda sana, bandugu tuko n'abarafiki ba mingi, ariko kubona uburafiki ndogo nibigumu sana kabisa. Buriya twabanje ndimo ndagenda numva mu muti kwibera inshuti. Yego, bishobora kuguhereza inshuti. Kwikunda bituma ubona bagukunda. Hari akantu uvuze ngatekereza, uravuze ngo position umuntu ahagazemo ishobora kuba yareberamo ibintu cyangwa se avugiramo ibintu. Yego. Aha ngambise ntekereza ndavuga nti ko tubona abakozi b'Imana bambikana ubusa kuri social media. Ese bamwe bambika ubusa bagenzi babo. Hari nakandi bavuze mbere, uravuga ngo kujya muri rubanda utikize
ku karubanda karubanda ibyabereye indani nta wundi muntu ubizi uretse njyewe cyangwa se undi muntu wenda akabizana wenda babishyize ku karubanda ndazabura ko tuntu tubiri ibi bintu abakozi b'Imana ubu bwabo baje bakivugira byabo ku giti cyabo n'aba ngabo bambikana ubusa ese ni position bahagazemo ya bya bindi bari kuvuga nabo bakora 100%. Vita uzi ko iyo umuntu agize ibikomere byinshi bigera ku rwego tumwita indembe araremba. Iyi social media ibaha abantu bose, iyo mvuze bose mvuze mu ngeri zose, iriho abaswa n'abanyabwenge, iriho abanyamwuka n'abanyamubiri. Icyo nshaka kuvuga ni iki: wowe wagiye gushyira mwene so ku karubanda, aniseti sinkubona nkaho ari mwene so washyize ku karubanda, ahubwo nge mbona wijyanye ku karubanda, kuko umuntu utabasha kugirira abandi banga nawe aba yishyize ku karubanda. Nge niko mpita ngufata, ariko abandi bo bagufata nkaho wagiye kwandagaza undi muntu, ngo wandagaje mwene so. Hoye ni wowe wandagaye. Abazi umuco se tuvuga iki? Turavuga ngo ntizikora ababyinnye, zikora abarebyi. wowe utabonye akenda ko gutwikira ubwambure bwa mwene so, ni wowe utakagira, ni wowe udafite akenda. Yego. Hanyuma kandi urugero rw'ibikomere ufite rukwemerera kutabika ibikomere by'abandi. Urugero rw'inguma zikuriho rukwemerera kujya ku karubanda uvuga inguma z'abandi, kuko ntabwo ushoboye kwikorera gusporuta uburemere bw'iby'abandi. Nabikubwiye, iyo umenye iby'abandi bita bitoneka ibyawe. Uburyo bwiza bwo kubikira rero ni uko uhita ujya kubishyira ku karubanda. Nuko ubona aho ujya kubivugira. Ntega amatwi gatoya aka kantu nkakubwire. Mu buryo buri biologikoma dukeneye izi nshuti mu buryo bubiri. Dukeneye inshuti nyanshuti iba muri cya cyuho twavuze aba bantu nabo bumvise bakeneye. Ariko kandi n'umwe utubeshya ko ari inshuti akajya kutuvuga ibibi twakoze n'ibibi tutakoze, turamukeneye. Kuko mu gihe cyo gukira ibikomere byacu tubimurundaho. Unyumve neza biologiko, iyo ubonye umuntu witirira ibikuriho, burya nabyo ni umuti wa depression. Kuvuga ngo ni Vitali wamvuze niyo mpamvu bigenze bitya, aha bihita bituma bitagutindaho. Vitali ahise abigisubizo cyabyo. Ubwo ubaye igisubizo cya bya bibazo bihise bimvamo. Ya rwa ruhande depression yari guturukamo kuri nge, mbonye umuntu urujyamo. Vitali arahita aza kurujyamo. None njye mpora nkwitwaza. Ninkwitwaza nzajya mpora nkuvuga. Ninkuvuga nzajya mpora ngusebya. Kwa kugusebya ni uburyo bwa mbere bwo gukira ibikomere. Uburyo rero wowe wibereyemo inshuti nibwo buryo uzaberana wa muntu kuvuga nabi inshuti. Kuko uzahita umenya ko atari we ni igikomere ubwe already mbere y'uko ugukomeretsa. We ni inkomere. Ubwo ari inkomere rero hita wiga. Ni bimwe twavuze ngo ukeneye abantu baguherekeza mu rugendo rw'ibikomere byawe. Hita wiga rero kugendana nawe muri wa munwa agira. Icyo nicyo cyitwa discipleship. Nicyo Yesu yakoze. Yaradiscipolinze. Yacuza abantu kugera ku kigero cy'igihagararo cy'agakiza gakwiriye, ajya yabohereza umwuka wera. Wagize ngo kubana na Petero byari byoroshye? Wagendanaga inkota yakata ugutwi Yesu yagusubizaho, Petero akiyumanganya nkaho ntako yaciye. Kubana na Yuda se byari byoroshye? Wiba amaturo kandi bugaca akamusubiza igiseke. Byari bigoye. None se wagize ngo kubana na Andereya biravuga ngo ni umuntu ukuze mu bitekerezo, uravuga akagushungura ashaka amagambo yagucitse gusa. Wagize ngo byari byoroshye?
ntabwo byari byoroshye, ariko yamaze imyaka yiga kubana nabo araborohera. Nicyo Bibiliya ivuga ngo nizivunitse azazunga, akotsi gacumba ntazakazimya, kandi n'urubingo rusadutse ntazaruhungabanya. Yiga kubana n'uwo muntu muri ubwo buryo. Niba ushaka rero ibikomere, uwo muntu mukunde, ariko uburetse kumwizera. Yego. Yes. Mukunde ariko uburetse kumwizera. Yewe nibyo pe. Nkibaza nkavuga ngo niye mpamvu ituma abakozi b'Imana bambikana ubusa kuri social media. Ewe data we, ushobora kuba wagiye kure y'ibyo ndi kuvuga. Bwa mbere nuko nawe yambaye ubusa. Yego. Ariko kwambika umwambaro yambaye nyine. Juste ari kuguta mu rwobo yaguyemo, ari kugushyira aho ari, ari kugusiga ibyo yisize, ari kukugaburira ibyarya. None se Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nta giti cyera imbuto mbi ari cyiza, nta n'igiti cyiza cyera imbuto mbi, nta n'igiti kibi cyera imbuto nziza. Izo mbuto akwereye nicyo giti niko ari. Akeneye ifumbire yawe, ahubwo we akeneye gufumbirwa, akeneye kuvomererwa, akeneye, hari uburyo abiza agronomi barabizi babanguriramo ibiti, akeneye kubangurirwa acomekweho irindi shami. We n'umutema arapfana n'imizi, ahubwo mucomeka kandi gashami yera imbuto zindi zamucometseho. Mwerera imbuto rero atangire kurya kuri izo, nawe yera izo wamwereye gutyo. Nicyo gituma bivuga ngo hatagira n'umwe wo muri mwe waba umuzi w'igisharira akagusha umwe muri bene so. Yego. Erega niba ushaka kuba inshuti cyangwa ugashaka kubona inshuti, banza wige kubera abandi inshuti, kuko ubera inshuti nawe akeneye icyizere cy'ubushuti. Yego. Icyo cyizere cy'ubushuti rero akeneye, akigukeneyemo kugira ngo aguhe ibyo wamuhaye. Kandi ubwo bushuti bwawe hari igihe aribwo buzamurema, kuko nawe yari ari muri bya bikomere. Rema bushaka kubamo. None se Vita, inshuti ni nk'inzu. Ntabwo ushobora kubona inzu ushobora kujya ku musozi, nta kibanza gihari, hari ibiti, urabitema, urandure, usize, ukuremwe amabuye, ucukure, ushake fondasiyo, ya nzu yiparitajemo amashambure mu buryo ushaka kubikoramo, kugeza ubwo izaba inzu uyisakare unayiryamemo. Hantu uryamye burya hahoze ari ku karubanda, ariko wowe wahubatse uko ushaka kuhaba. N'inshuti rero yubake, yisize, kuramo ibyo biti, kuramo ayo mabuye, kuramo iyo migina, yikuremo. Irahari iyo migina, irahari. Afite ingeso y'ubusambanyi, uwo ni umugina. Aravuga uwo ni umugina. Ariko nabwo hari ahantu hatubakwa. Aho hatubakwa rero turahahinga, ntabwo tuhajugunya. Ushobora kuhahinga imyumbati ntiyere, ariko ukahashyira inturusu zikahaba. Nta butaka butagira icyo bumara. Ushobora kutahashyira inturusu ariko ukahaca rigori y'amazi. Niba hahanamye, haca rigori y'amazi. Ari inshuti runoze. Hari inshuti imera nka ucukuramo rigori ikamanuka, ariko ukayigumana. Ubutaka bwose ntuburekura. Ari ni inshuti zo guhingamo. None yewe gawe nibyo. Nibyo. Wenda bizane muri iyi mvugo wenda iyo iriza kumvikana n'abantu baze kuyumva itazimije, kuba inshuti umuntu akwiye gucamo rigori. Umugira inzira isohora ikibi cyari kimurimo cyangwa kikurimo, kuko ahantu hatagira rigori harareka. Sibyo? Harareka. Rero numubona nkaho nta mumaro, arakomeza kureka, kandi iyo biretse aho bibyara ikindi. Fukura karibaho hacemo ibintu bijye byinjira bisohoke. Hari icyo bitwaye se? Cyangwa umugira akarima k'inturusu. Inturusu umuntu uzihinga biba bisobanuye ngo sinshaka umwero wihuse. Umubonemwo umumaro, ariko uzaza bitinze. Mukunda ariko ntumwizere. Cyangwa umuteremo urubingo nyine ujye umusaruramo utwugaburira utundi. Inshuti bitewe n'ukwiri yiparitaje mu byiciro. Iga kumenya ngo uyu muntu tubana ninde,
ni iki kuri njye. murakoze. Kuko ikibi gihari ni kimwe, ni ugufata bose ariko tutazi imyanya yabo kuri twe, gufata bose utazi umwanya wabo kuri njye, ariko bose wabiyegereje, uyu ndamushyirahe, uyu ndamushyirahe, uyu biragenda bite. Uzi iyo wafashe bose utazi imyanya yabo urabagonganisha, uba ikibazo mu bantu. Ariko iga kubana n'abantu uzi imyanya yabo kuri wowe. Yego, murakoze cyane. Nangansoreje kino kiganiro. Asante. Tuzaza wenda dukomeza tukwibaza ndi gute umuntu ashobora kumenya imyanya y'abantu mu buzima bwe, kandi bose bakabubamo nta n'umwe ugonganye n'undi. Kandi ndakwinginze iki kiganiro tuzagikore vuba, kuko niba hari ibintu tuzira abantu twahaye imyanya itari iyabo, nyamara kuri twe bari bafite aho bari guhagarara, ariko tubashyira ahatari ahabo, noneho bahita bahinduka ingaruka mbi kandi bari no kuba ingaruka nziza kuri twe. Yego, sawa. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Reka dusoze mudusengera Imana ku bw'iki kiganiro, kugira ngo Imana cyangwa n'imbaraga z'Imana zikomeze zigende zidufasha inshuti, kwibera inshuti no kubisha. Reka dusenge tubwire umuntu ngo wowe udafite inshuti, Kristo Yesu niwe inshuti nziza, ariko nawe daboro banza wibera inshuti kugira ngo abandi bakubonemo ubushuti, babone kukubera inshuti. Data wa twese uri mwiza, turagushimiye kuko uri Imana yacu, ujya ubaho abantu batari niyo bahari, kandi ntudusiga ugumana natwe muri bo. Izina ryawe nirishimwe. Turagukeneye nk'amaboko yacu, tugukeneye nk'ibitekerezo. Ni wowe uzi icyuho kiri kuri twe, uza ukaziba, ukagifunga, ukugara, ukagikuraho, ukica ibyuho. Izina ryawe nirishimwe. Turasenze, dusengeye umwene data wakomerekejwe n'abo yizeye bikamukuramo urukundo akaba atakirugira. Dusengeye n'uyu mwene data wahaye abantu imyanya batari bakwiriye, bagasiga bamusenye kuko babaye aho batagombaga kuba. Turagushimiye ko ibyo ubikoze, ni kubw'ubuntu bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.